Nitwa Umutoniwase Blandine, mbarizwa mu ikoraniro Charismatique Florida, Paroisse Regina Pacis. Nkaba mvuka muri Paroisse ya Kibuye, Diocese ya Nyundo. Ngiye kubaha ubuhamya, ariko umuvandimwe wanjye uri iruhande rwanjye nawe yabibwira. Nitwa Umutoniwase Marie Aime, nkaba nsengera mu ikoraniro rimwe na Blandine. Ubwo murumva ko dufite byinshi biduhuza. Nakuze ndi imfubyi itagira ababyeyi n'abavandimwe, itarigeze n'abamenya. Mbwirwa ko mu bana 7 ari njye wari uwa nyuma. Kumenya ko ndi imfubyi nabimenye mfite hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6. Ubwo hazaga abantu kunyiba, aho nabaga bambwira ko atari iwacu. Banjyanye mu muryango wanjye. Abo bantu barantwaye baza kunjugunya mu isoko ntazi. Ndingirirwamo nzerera. Nza gutoragurwa n'umuntu arantwara angeza mu muryango wanjye. Mba ntangiye gutyo urugamba rw'ubuzima rutandukanye. Gukurwa aho numvaga ari iwacu, kuburira urukundo aho nari ndutegereje, gukandamizwa, kudakundwa, guhemukirwa, gutotezwa, kubuzwa uburenganzira bwo kwiga, kwambara, kurya no kuryama n'ibindi. Nagerageje kwiyahura biranga. Nza kurwara umutwe ukomeye cyane, mpinduka n'ikiragi, ndavuzwa nanga gukira. Baza kunjyana Indera, ariho bita Karayesi mu bitaro. Naho biranga, nsaba gutaha kuko numvaga ari byo nshaka. Ntaha ntakize birumvikana, niswe umurwayi wo mu mutwe. Nabyo bimbera ikibazo kuko numvaga ntari we. Muri make ubuzima bwari bumbihiye, nuzuye urwango gusa. Numvaga mbereyeho kubabara, nishakira urupfu najya kurugeraho rukanyanga. Nigeze gukora accident ikomeye cyane. Nibaza impamvu ntapfuye, ndababara cyane. Kuko numvaga gupfa ari cyo cyonyine nshaka. Uko nageze mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Imana imaze kubona ko ndushye, yaranyihamagariye ndayishimira. Naje kujya muri korali, umuvandimwe twaririmbanaga akajya ntumira mu ikoraniro, ariko ntibimfateho. Rimwe baza gushyiraho repetition ku wa 5, ngiyeyo nsanga ntiyabaye. Numva abakarismatike bari kuririmba, njyayo ngiye kureba. Aho ni mu ikoraniro Florida mbarizwamo uyu munsi. Uwo munsi narasenze, noneho bakira abashyitsi. Umuvandimwe wakiriye abashyitsi uwo munsi yarampobeye cyane, numva narira, ariko nari narabaye ikinya. Sinariraga mu bantu. Bwarakeye ndagaruka, ndakomeza kugeza uyu munsi. Naje mu ikoraniro ndushye ku mutima no ku mubiri. Muri make nibazaga ikibazo kigira kiti kuki ndiho. Nta unkunda, bigeze naho urupfu rwanyanze. Nta gaciro nibonagaho, nari mfite agahinda gakabije. Ikoraniro naryinjiyemo, nkakomeza kumva ndi njyenyine. Nubwo abavandimwe banyerekaga urukundo, kuko nabonyemo urungano, ariko njye sinahise ndwakira. Baje kuvuga iby'urugendo rw'isenderezwa, ndiyandikisha, ariko ntazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko nirwo rwari urugendo rwanjye rwo guhambuka, gukira no kugera ku guhobera ubuzima. Ku cyumweru cya 0 barasingije cyane, ndarira. Icyumweru cyakurikiyeho nibwo twagiye mu matsinda, batubwira kwibwirana, kwivuga byarananiye kuko sinari nzi uwo ndiwe.
sinari nzi aho mvuka, ndaturika ndarira. Abavandimwe bampa umwanya bati, rira rwose turahari ku bwawe, kuko niwo munsi wa mbere mu myaka nari mfite nari mbonye amarira. Ubundi kurira numvaga ari icyaha, nkayamira cyane ko numvaga ntawo kuririra mfite. Uwo munsi nabonye abo ndirira, ndarira, ndangije bantega amatwi, mbabwira ko Imana inkunda. Hagati aho ariko burya Imana idutegurira inzira zose. Mu guhitamo abahetsi nta benshi nari nzi cyane. Dusohotse nabwiye umuntu ngo uzampeke, ngendeye ku kantu gato gasekeje, agira ngo ni blague, aza kumbwira ati, burya wari ukomeje? Ntiyego, mba mbonye umuhetsi wanjye. Umuhetsi rero yaramfashije cyane, ubusanzwe naramutinyaga bikabije, nkibaza n'icyo nzamubwira, ariko duhuye yaranyakiriye, mubwira ibyanjye byose, ibyo ntabwiye abandi we narabimubwiye. Igihe najyanwaga Indera, bagira ngo mpure n'abaganga b'inzobere bazanganirize nsohora ibyanjye, kuko ntavugaga ariko biranga. Ntawe nabwiraga agahinda kanjye, ariko hamwe n'umuhetsi narabohotse, mvuga nta kwingingwa, uretse kubwirizwa na Roho Mutagatifu. Akurikije ubunararibonye bwe, yaramfashije cyane, anyereka ko kuba ndiho, kuba urupfu rwaranyanze ari umugambi w'Imana. Ngomba gukomeza imbere, inyuma nkahihorera. Twakomezanyije urugendo, tugera ku cyumweru cy'ibikomere, numva byinshi ntari nzi, menya byinshi, hanyuma ndabohoka, ndababarira, nakira umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Numva ndakunzwe. Urugendo rwarakomeje nubwo ibitero bitaburaga, ariko naranesheje, ndasenderezwa mu 2025. Nongera guhobera ubuzima. Uyu munsi rero mu ikoraniro Florida, ndashima Imana yo yampaye urukundo, yampaye ubuzima bushya, yampaye ikoraniro mbarizwamo, kuko Blandine wa mbere yo kuza mu ikoraniro atandukanye n'uri muri Charismatique uyu munsi. Yampaye kumva ko inkunda, gukunda abandi, ndasenga nkumva ko inyumva. Yampaye kubabarira. Nababwiye ko narwaye umutwe, nakomeje kuwurwara, ko no kuvuga byaraje kugaruka, ariko nyuma yo gusenderezwa ubu umutwe warakize nkurwara nk'uko n'abandi bose bawurwara. Nta mwihariko ngifite. Imana kandi yampaye abavandimwe, yampaye ababyeyi, ndishimye, ndaseka bigakunda, ndasa neza, narabyibushye, kandi namwe murabibona. Numva nkunzwe nk'uko abavandimwe dusengana babingaragariza, byose ni ukubera Imana. Imana yampaye kubabarira uwangiriye nabi wese, kuko nasanze nawe aba atari we, ari shitani yagira ngo inyage ubuzima, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yezu Kristo. Ndashimira ivugururwa ryanyigishije gusenga, kubana n'abandi mu mahoro, ryampaye inshuti, rimpa ababyeyi. Sinarwara ngo mbure uwo mpamagara andwaze. Sinaburara mfite abavandimwe. Mbona abampamagara bambaza uko meze mu gitondo na nimugoroba. Ndakunze kandi ndakunzwe. Ubu mfata ijambo mu bandi rigahabwa agaciro. Ivugururwa kandi ryatumye menya uwo ndi we.
ababyeyi, abavandimwe banjye, umuryango mugari bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri iyo myaka yose naherukaga kujya kwibuka nkiga, nabwo najyagayo mpuruye, ubundi numvaga bitandeba kuko ntawe nzi njya kwibuka. Sinagiraga n'unyibutsa. Mbitewemo imbaraga n'umuhetsi wanjye akanabinshishikariza, kuko dusoje urugendo atandekuye, yakomeje kumpeka kugeza n'ubu. Uyu niwe duhagararanye. Uyu mwaka nabashije kujya kwibuka ku musozi w'iwacu mbifashijwemo n'umuhetsi wanjye akanabinshishikariza. Ngezeyo nabashije kumenya inkomoko yanjye, mbasha kubona aho masenge wari umubikira ashyinguye. Menya amazina ya papa na mama. Murumva ko mfata irangamuntu byangoye cyane. Kugeza uyu munsi irangamuntu ntabwo iriho amazina y'ababyeyi banjye. Menya amazina ya sogokuru, kumva abantu bavuga ngo ndasa na kanaka, ndi uwo kwa kanaka, nahakuye urukundo, umuryango ndetse n'inshuti buzimpamagara zimbaza uko meze, numva ndishimye. Ubu namenye inkomoko yanjye kubera ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ndasoza nsaba ubu rero ndi umukarismatike, ushima Imana. Ndasoza nsaba abakarismatike bose gutabaza Roho Mutagatifu, kuko ari umuyobozi mwiza. Arakumva, aragutabara, akiza agahinda, yomora ibikomere. Nimukomeze inzira mwahisemo, kuko ni nziza kandi ibyiza biri imbere. Twumvire imigambi n'inama z'abatuyobora. Ubuzima bushya muri Roho Mutagatifu ntituzabutamaze. Ndashishikariza abatarinjira mu ivugururwa kubanguka vuba, kuko hari ubuzima butazima, hari Imana nyamana. Urabohoka, urakunda kandi ugakundwa. Ubuzima bugasubirana icyanga, ugakataza ugana ijuru. Njye ubu ndi umujene mwiza wishimye usingiza Imana. Bavandimwe banjye, ibyiza biri imbere, nziranye hasi ibirenge. Nimugire Roho Mutagatifu.